mbabwira ko nge nababwira ko byanyorohera cyane kudefanda ko Kagame yapfuye kurusha kudefanda uko Kagame yabakiriho, kuko hari ibintu byinshi cyane byinshi by'umurengera bigaragaza ko Kagame kuko ibiri gukorwa bitari normal, ibikorwa ibyo buri munsi, kurusha uko najya kudefanda turi muri ya hypothetique kuko Kagame akiriho. Hari ibintu bike cyane wavugiraho ko Kagame akiriho. Avuga uti wa nubundi bati Kagame ko atagaragara tuno ya urumva se Kagame nubundi ntiyajyaga avugisha abaturage, bati kubera iki nduhungire nako ngire ntari usinya iyo deba ntago bajya bashaka no kuyijyamo, ntago bajya mu mategeko barere ryari premier ministre ubundi agomba gusinya, ko premier ministre agomba gusinya cyangwa gusimbura president wa republika mu gihe runaka, mu gihe gito kandi kitari kirekire. Nuko ngo hari argument nyinshi cyane umuntu yagenderaho akemeza ko Kagame yapfuye, ariko hari nkeya nazo zigaragaza ko bashobora kugendera ko bati nko kuvuga ngo Kagame ngo arakirwa mu manama mpuzamahanga, ngo aragenda Kagame ngo turamubona, icyo ngibyo abandi bakavuga ati kubona umuntu se wamubonye gute ugeze umukora test ADN ukabona ko ari we. Umuntu ashobora kwambara maske yanjye rwose akayambara, kandi birahari ibingibi murabizi afite la technology biroroshye cyane, nishwa karyigana birashoboka cyane. Gusa rero iyo ntago ariyo deba turiho uyu munsi, nta nubwo nshaka no kugira Kagame yaba ariho fiziko makiriho, ariko nyamara isiga bikemera ko akiriho, nukuvuga ngo ariho, kubera ko umuntu ugeze kuri rwego yabaye institution ni umwanya bareba. Keretse abanyarwanda bagize aricyo bagahaguruka bakagenda bakamuturumburamo, bakamukora niba ari maske bakayikuramo, cyane bari umuntu muzima bakamukoraho ibizami bakavuga ati niwe koko. Niba rero bitarashoboka abanyarwanda bakaba bifitiye ubwoba, bakaba badashobora gukora ibyo bintu ngo bigize icyo kintu kizahoraho, ni ukuvuga ngo reality izatinda kumenyekana niba Kagame ariho cyangwa atakiriho.